twongere tugusuhuze we mukunzi wa channel yacu, wowe uba wahisemo twebwe uba wahisemo YouTube channel yacu Deni Iradukunda. Wakoze guhitamo twebwe, wakoze kubana natwe uyu munsi, ariko niba ari ubwa mbere tubanye reka tukwibutse ubanze ukore subscribe kugira ngo tukubwire icyo tugufitiye ku meza uyu munsi. Nawe niba atari ubwa mbere, ni byiza yuko wakomeza kujya ukurikirana ibindi biganiro tuba twarakugejejeho byatambutse, kugira ngo ubashe kunguka ubumenyi bukagufasha muri byinshi utigeze umenya, noneho ukabasha gukoresha ubwo bumenyi ukabaho neza. Wakoze rero kuba ubikoze. Uyu munsi reka tugaruke ku kiribwa cyagarutsweho n'abakunzi bacu benshi muri comments nk'uko byagiye bigaragara muri video zabanje, ikiribwa cyitwa capati. Capati rero ni nziza ku buzima bwacu, uretse yuko abantu benshi batazi akamaro ifitiye umubiri wacu. Capati ni ikiribwa ushobora gukoresha mu gitondo, ku ifunguro rya mu gitondo, icyo twita breakfast, cyangwa se mu ifunguro rya nimugoroba. Ibyo byose ushobora kuyikoresha kandi ikaba yakomeza kugufasha cyane mu bintu byinshi. Rero tugiye kukubwira, tugiye kuza tugaruka ku kamaro capati ifitiye ubuzima bwacu, cyangwa se akamaro gahambaye ka capati ku buzima bwa muntu. Akamaro ka capati rero, cyangwa se akamaro ko kurya capati ku buzima bwacu ni kenshi cyane, ariko tugiye kugenda tugarukaho. Akambere muri aka kamaro turi bubone ni akamaro capati ifitiye bitewe n'ibiyigize, cyangwa se ni intungamubiri ziba muri capati. Tugiye kureba ko akamaro ka mbere ifitiye umubiri wacu ari kugira uruhu rutoshye, cyangwa se rutemba itoto. Nk'uko bigenda bigarukwaho n'ubushakashatsi bwinshi butandukanye, basanze yuko capati ishobora kuba yagira uruhu, ishobora kuba yatuma umuntu agira uruhu rwiza. Capati ushobora gusanga benshi muri twe tutazi akamaro ifitiye umubiri wacu ku ifunguro ryacu, kuko nk'uko twabikubwiye ushobora kuyikoresha mu gitondo cyangwa nijoro. Ariko si ibyo gusa, kuko ifite byinshi ihindura ku buzima bwacu. Ni icyo kurya gifite inkomoko mu bihugu byo muri Aziya, cyane cyane mu Buhinde, kikaba cyarageze mu bihugu byacu mu gihe cy'ubukoloni, aho abacuruzi b'Abahinde bazaga muri Afurika, cyane cyane mu bihugu byegereye inyanja y'Abahinde. Ibyo ngibyo twavugamo nka Tanzania, Kenya. Aribyo biribwa aba bazungu bazanaga, cyangwa se bikundiraga kurya. Bityo rero nibwo capati yageze muri Afurika iturutse muri ibi bihugu mu gihe cy'ubukoloni. Capati zishobora kuba zikozwe mu ngano cyangwa se mu ifarini, ariko iyi capati tugiye kukubwira ahangaha ifite akamaro ku buzima bwacu ni capati ikoze mu ngano zatonowe zigasebwa, nyuma yo gutonorwa zigakoreshwa bakazikoramo capati. Ingano nk'uko tubizi ni isoko nziza ya vitamine B, vitamine E, imyunyungugu nka iyode, zinc, magnesium, silicon, arsenic, chlore, selenium, magnesium, calcium, ubutare, umuringa ndetse n'ibindi tutarondoye.
kubera kandi ingano zuzuye zirimo isukari iri hasi. Ibi bituma kurya capati ikoze mu ngano bishobora kuba byanagirira umurwayi wa diyabete akamaro. Ibi bishatse kuvuga yuko umurwayi wa diyabete nawe yemerewe gufata isukari iboneka muri izi ngano zakozwe mu capati. Ibi byose biboneka muri capati nibyo bigira ikiribwa cyiza ku buzima bwa muntu. Akamaro ka mbere nk'uko twabikubwiye tugiye kukubwira ka capati ku buzima bwacu ni ukugira uruhu rwiza. Nk'uko bigaragara yuko capati ikungahaye kuri zinc ifasha uruhu gutoha cyangwa se kugira itoto. Kuba ikungahaye kuri zinc bituma iba ikiribwa cyiza gifasha kugira uruhu rwiza, kuko uyu munyu ngugu ari wo zinc ufasha uruhu guhehera. Si ibi gusa kandi kuko kurya capati bifitiye akamaro gakomeye igogorwa cyangwa se uburyo ibyo umuntu aba yariye bikorwa bikagirira umubiri akamaro mu buryo bwo gukuramo intungamubiri ndetse bigafasha n'ubuzima muri rusange. Nubwo tujya twibeshya, nyamara burya ni nziza kurenza umuceri iyo bigeze ku bijyanye n'igogora rikoze neza. Ndetse bajya bananirwa kurya ku manywa gufata ifunguro rya mu gitondo ririho capati bishobora kuba byafasha umuntu gusonza, bityo akaba yabasha guhangana n'iki kibazo cyo kubura apeti yo kurya ku manywa, akaba yabasha gusonza, bityo akabasha kugira ubushake bwo kurya mu gihe cy'amanywa cyangwa se mu ifunguro rya kumanywa rimwe twita lunch mu ndimi z'amahanga. Si ibi gusa kandi nk'uko twakomeje tubikubwira, capati ikozwe mu binyamasukari nk'uko twakubwiye ko biri hasi, ku buryo n'umurwayi wa diyabete yemerewe gufata iyi sukari kuko ni umwimerere, ntacyo ishobora guhungabanya mu mibereho ye ya buri munsi. Ntago ishobora gutuma agira ikibazo mu kuzamura isukari mu maraso, kuko iyi sukari birimo ifasha umubiri kumera neza. Si ibi gusa kandi kuko capati nanone ishobora kudufasha mu maraso. Ati gute? Capati dusangamo ubutare nk'uko twabikubwiye. Ubutare buzwiho kuba butuma igipimo cya hemoglobine mu maraso kiba cyiza, bityo bikarinda umuntu guhura n'ikibazo twita anemia cyangwa se kubura amaraso, kubura utunyangingo tw'amaraso. Capati rero ishobora kubigufashamo mu buryo bwo gutuma igipimo cya hemoglobine mu maraso kiba cyiza, bityo bikaba byagufasha cyangwa se byafasha uwayiriye guhangana n'iki kibazo cyo kubura amaraso. Capati rero nanone si ibyo gusa kandi kuko ifasha mu kwituma neza, ku buryo uwayiriye adashobora guhura n'ikibazo cya constipation cyangwa se kwituma bigoranye. Niba wafashwe n'ubu burwayi bwo kwituma bigoranye, gerageza urye capati ikoze mu ngano zuzuye kubera ko irimo fibre nkeya
bizagufasha koroherwa n'uburwayi bwo kwituma bigoranye cyangwa se constipation. Si ibi gusa kandi nanone kuko capati ishobora kukurinda kanseri. Ibi ngibi niba utari ubizi bimenye, kuko capati ikozwe mu ngano zuzuye ishobora kuba yakurinda kurwara kanseri. Dusangamo fibre zinyuranye na selenium. Ibi byose bifatanyiriza hamwe mu kurwanya indwara ya kanseri cyangwa se mu kurwanya indwara za kanseri zitandukanye zibasira urwungano ngogozi. Ibi ngibi niba utari ubizi niko biri. Capati ishobora kugufasha guhangana ndetse no guhashya ikibazo cya kanseri. Ariko rero nubwo twakubwiye byinshi mu byo capati cyangwa se kurya capati bifitiye akamaro ka muntu cyangwa se ku buzima bwa muntu, hari ibyo ukwiye kwitondera kuri capati. Capati nk'uko twakubwiye capati ikozwe mu ngano, ntabwo twakubwiye capati ikozwe mu ifarini. Ikoreshejwe kandi amavuta. Niba ugira ubwivumbure ku ngano zishobora kukongerera allergie. Ibi ngibi niko bimeze niba ukunda kugira ikibazo wariye ingano cyangwa se wafashe bimwe mu bikoze mu ngano, uriye iyi capati nayo ishobora kukugiraho ubwivumbure cyangwa se ibyo twita allergie, bikaba byatuma ugira ibibazo byinshi. Twavugamo nko gufuruta, kwishimagura cyane, guhindura ibara ry'uruhu n'ibindi byinshi. Ibi rero nibyo ukwiye kwitondera kuri capati niba ujya ugira iki kibazo. Wakoze rero wowe mukunzi wacu, wakoze wowe uba wahisemo twebwe kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Nahangaha dusoreje ikiganiro twaguteguriye uyu munsi ku kamaro gakomeye gahambaye capati ifitiye ubuzima bwacu. Amahoro y'Uwiteka akomeze kubana nawe. Peace, shalom, naho ubutaha mukomeze muhahe muronke.